hariho nuza agahita kwerurira agahita kubwiza verite ndashaka uturongora ndashaka ko dukora sex ndumva rwose igituba cyane kiri kwakamo umuriro ndumva wanyimurira ikibazo ese ntabwo utanayifite ufite amazi igituba cyawe kimeze fresh woroshye mu gitsina uzi gutanga igituba neza posteri zose uzizi nta kintu byaba bigutwaye ariko ngo ari n'ibiryo ngo barya bagatuma umugore yoroha cyane Karima Films Rwanda ndetse Futures Net 7 turongeye turagarutse ni kwa kundi n'ubundi niherekane rwo biganiro byo kugira ngo wige uko gahunda zo muri ya system twese ishobora gutuma umugore n'umugabo bahura umukobwa n'umuhungu bahura hagahita hazamo gahunda n'iki waki ubundi none ugacucuma umuntu ese gucucuma umuntu ni gute ese gucucuma ni gute ese kumva umuntu ngo andima imbere bimeze biti amaso kuri Karima Films Futures Net 7 amatwi kuri mikoro kizande ngira ngo murimo murabyumva keke bimeze bite mwana ngo munsi ngo wateguye ngo n'iki ngo gucucuma umuntu bimwe bikaze erega abantu baryoherwa bitandukanye ariko ukuntu muri iyi minsi abakiriya ba Karima ndetse na Futures Net 7 banditse muri commentaire bwa ariko muzatubarize uramukobwa sibyo ni gute ushaka kumenya ko umukobwa afite amazi umukobwa cyo ni ikibazo cya mbere umukobwa kugira ngo abe afite amazi none se ugifata imboro ukayikozaho ukugenda uyikozaho tuzamura umanura gake kuri gahunda amazi akaza urumva ko nta mazi afite erega ababona bamukagate batajya bayagira icyo kibazo nyine cyari cya mbere yabazo cyati ni gute aho ngaho we wahise winjira mu buriri yabaje ati ushobora kumubona gute ari kugenda mu nzira ukamenya gute ko nyine ngo ni gute umukobwa ushobora kumureba agenda mu nzira ngo umenye ko afite amazi cyangwa se afite amavango hari abakobwa baba bafite ibitesi ubona yuko nyine ari sawa hari abakobwa baba bafite ikibuno ubona ko cyoroshye nyine ukuntu kinini si cyane niyo cyaba ari gitorega gishobora kuba cyoroshye kandi bitasabye ngo aba abyibushye cyane ashobora no kuba abyibushye cyane anagenda anakizunguza ugasanga nta n'amazi afite none kujya nyine aho ngaho no musubiza icyo kibazo wamusubiza gute wamusobanurira ko nanjye simpese n'ubwo niwe wagitsina biragoye itagejeje n'isundi bapfa kubimenya ntabwo bapfa kubimenya uretse gushaka kumubona ko aryoshye icya kabiri rero arabaza ati ni gute ushobora kumenya ko umukobwa yifuje umuhungu umukobwa wifuje umuhungu ntabwo ashaka kubihisha ashobora no gushaka impamvu nk'igihumbi byanze bikunze ntabwo ashaka kukuburira impamvu iri butume umugeraho byanze bikunze zirahari nk'igihumbi izo mpamvu rero nizo bakeneye kuko yashati ni gute nyine namenya ko umukobwa yakunze cyangwa se umukobwa ari gukunda umuhungu ashaka ko bakoranye imibonano mpuzabitsina icyo kibazo umukobwa ashobora kuza ugasanga nyine atangiye kujya kwibwirisha utugambo twiza kubwira atari ko ntukanyite gutya nawe kiyiriye nyine yipfushije ubibona mu maso yiwe byanze bikunze ijisho riraguha ubundi hari indi myambarire ashobora kwambara ukabona yuko ari muri mudu z'ibintu bidasanzwe wenda bitewe n'ukuntu wari usanzwe umuzi kugira ngo nyine akuyobye umugongo byanze bikunze hariho twese tugira caractères zitandukanye hariho nuza agahita kwerurira agahita kubwiza verite ndashaka ko dukora sex ndumva rwose igituba cyane kiri kwakamo umuriro ndumva wanyimurira ikibazo ese ntabwo aho ngaho mbese kiba cyakamo umuriro noneho video ahubwo jewe ndikumva mwe mutega amaso ahubwo ndetse ndavuga ngo muri ku mascreen cyangwa ku ma televiziyo cyangwa ku ma telefone yanyu ariko none tsaraje
noneho kiba ngo cyatsi mu buriro. Yego ko cyane rega hari n'umukobwa mugenzi wawe ari mugenzi wawe ari umukobwa ashaka kuguhamagara kuri telefone akakubwira ati inshuti yanjye urabizi kuri uyu munsi wa none nabuze n'umugabo n'uyu n'umwe wazaga ndongore ukamubwira ati se byagenze bite ati byihorere shati ndumva tuba kiri kundyanga hafa ibintu byakaze rwose ishumaze iminsi ndi kwakira izo telefone bavuga se nkumarira iki ko nambura mfite mwana ngo nze nyigukorezemo agahita avuga ngo kereka nk'umuntu wama yamboro yayindi kabisa ibasha ndumva ntakimuha nk'amasaha 10 ugahita uvuga ati ihangane nta kintu ngufashije ariko ngo hari n'abakobwa basomana ngo akahita gusoma cyane akagusomagura gusoma komana cyane rwose. Ikindi kibazo cya gatatu kiragira giti urongoye umukobwa ugasanga ntabwo anyara nk'uko babajije mbere umukobwa asanga ntanyara nihe tekinike wakoresha kugira udakomereka? Ushobora gushyiraho amacandwe yego kugira ngo utaza kujya wongerejwe ushobora gushyira amacandwe kugira ngo utaza kugira ikibazo kubera yuko ba Mukagatare babaho kandi sinjye wabizanye nanjye navutse numva bibaho sibyo ko henda nyine wowe n'iki inama nabagira bajye bizira iwanjye bakazajya bajya kwa Mukagatare ariko urumva ko bitagaragara uretse kwa wenda wowe uzi ko uyamena ariko nyine umuntu yakoresha amacandwe. Ikindi ni igiki? ikindi ni igiki bashaka gukoresha amavuta ariko se ubwo ntabwo waba warengereye ndumva ushobora kugira indwara aho ngaho ushobora kugiramo indwara ntawabimenya ariko nzi ko abenshi bakubwira ati njyewe nahuye na Mukagatare rwose ewana bose bakubwira yuko bakoresha amacandwe. Okay. Icya kane kiragira giti nkawe w'umwarimu wigisha ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ku nkuta nkoranyambaga za YouTube sibyo ko uvuga kuryoshye ukora wishyuza mbere cyangwa wishyura bakwishyura uko urangije kurongora kabiri urumva babaje ikibazo kimwe ko kirimo bibiri ese wigishiriza ubuntu cyangwa uca amafaranga? Oyangewe umuntu tutari kumwe se ubwo ngubwo twabasha kuvugana iki? Urahagera nongerejwe ugomba kuhagera tukavugana kuko ibiganiro twagiranye nibyo bimereza motivation yo kuvuga ngo uyu muntu nshobora kumufata nkamwigisha cyangwa se nshobora kuba namureka ariko wowe kureka we sinzi ko ahari kuba waje uri kungana kubera yuko hari ubufasha ukeneye runaka. Urumva ushobora kumuca amafaranga make cyangwa se ukamuca menshi bitewe n'uko umubonye cyangwa ukanamwihorera cyangwa se nkanamwihorera bitewe n'uburyo kiyajemo. Cya gatanu kiragira giti nimero ya telefone yawe iboneka kuri WhatsApp ikaboneka kuri YouTube ahandi hantu iboneka nihe? Cyangwa se inkuta zindi ukoresha z'imbuga ndetse Facebook, Instagram umuntu yakwandikamo gute? Cyangwa se niba ufite email yawe umuntu yajya kwandikiraho anyuze nyine imbuga isata uri ngoma ngo Facebook kuko ngo buriya ngo ni nk'isoko umuntu yabaca hariya hasi bakandika hariya ushaka gushira commentaire ushobora gusabiraho nimero yanjye cyangwa se ugasaba hayo mazina mu byukuri uhita ubibona byose utiri bujya kuri 6. Ndabona ko 6 ntabwo ari ikibazo ngo ndabona gushimira ngo hari umuntu wafashije ngo asigaye abasha gukora byibuza amaturu 3. N'icuma za izina rye turigize ibanga baragushimira. Reka duse nkaho twashimira abantu babazaga ibibazo ndetse bakomeze babikore. Urumva utari mu kazi koko akazi nese ko ariko nshinzwe none duse naho tugaruka nyuma ibibazo wenda nubwo twabajijwe n'umushe nanjye ari byiza ariko nayo numva nakubaza nk'umunyamakuru baza hari ibimenyetso bimwe na bimwe bivuga ko ushobora kureba umukobwa ukabona ko ngo ashobora kumenya gusomana uko mureba nyine ngo iyo ubonye ngo
umukobwa ku munwa cyangwa se mu maso ugahita wimagina ngo uyu mukobwa yashobora gusomana neza, ubwo uwo mukobwa bameze ati nacyo ngira ngo uyu mwanya wari w'ibibazo, nubwo twari dushatse gushyiramo ya gahunda yo gucuca umuntu, ariko ibibazo byo byari byinshi, ariko ngira ngo twabivugaho ukuntu umuntu acucuma n'undi we, sibyo? Nta kintu bitwaye, nta kintu bitwaye. Amazi bakamenya cyane umugabo akakunyaza, akagira ubundi se umugabo utakunyajeje abazi gukora ibi. Ariko hari abacumita gusa, yagucumita gusa impyiko zazangirika. Nese ubundi abacumita impyiko bacumita igituba, bacumita igituba ariko byanze bikunze amavangingo arakomeza akakwibikamo kandi yagakwiriye gusohoka. hari abatipe njya numva niyo hahandi uzarangiza kurongora umugore wawe kubera ko ucumita gusa, yazagera ku mutipe yamupitira amazi akayasohora akavuga ati mba mwambuye ahangaha naratanze, ahubwo muze mbereka ahantu hari umuti. Ubwo upfa kumara agashiramo inkweto ugiye ku kazi, nawe washyizemo inkweto n'ipantaro aciyeho n'ibisakoshi, avuga ati mbabarira uyamariremo dore umugabo yari yampfubirije. buriya ngo hari abagore nk'uko ureba ukabona umukobwa cyangwa se umugore ngo umutipe ukamunyura ngo uriya mukobwa ngo abizi biranukiye, ngo dushake ibizi ngo biranukiye pe, ngo batarabimenye. Nibyo koko? Ego ko mana yanjye, amazi yari jya kubana mu menshi akajya agenda yonyine ari gutaka kuko arayegoko. Ngira ngo baraza rero uri umugabo ugomba kumenera umugore wawe ukamumenera amazi, posteri zose ukazikora uko bikwiye, ntumfubirize umugore wawe, ntumufubirize cyane, ukamunezeza ku buryo yumva asigara anyuzwe, nawe ukumva ugiye unyuzwe nyine kuko umugore wawe yishimye. Ngira ngo niki ibyo byose abagabo bamenye ko bafata abagore babo, n'abagore bamenye ko bafata abagabo babo. Ese ubundi kuki bitisi nzabatwara? Ese ubwo niyo migambo nyine ngewe ko hose niyaminiya abatabishoboye rwose, abagore batabishoboye munyohereza abagabo banyu. Ubwo numva ngo niba batabishoboye baba bakohereje babe babantije, ariko none numva ngo n'abagore badashoboye gukora imibonano mpuzabitsina baze bige, erega nabo ndabigisha, ubere ukuntu imyeyo bayicyaha, ubere ukuntu batanga igituba, ubabwire ko niyo nta myeyo ufite ngo ntabwo ari ngombwa kugira imyeyo, buriya utanayifite ko ntacyo bitwaye. Utanayifite ufite amazi, igituba cyawe kimeze fresh, woroshye mu gitsina, uzi gutanga igituba neza, posteri zose uzizi, nta kintu byaba bigutwaye. Ariko ngo hari n'ibiryo ngo barya bagatuma umugore yoroha cyane, zamukomanyare, ibyo byose mbese bajya babifata. ubwo nyine uvuga ngo bageze iwawe urababwira ngo tujye mukoresha ibi n'ibi, mujye murya gutya mujye mumenya ati, kandi umugore buri bibashe kubikora ngo abona asa neza cyane, ahora afite akanyamuneza. Ni hahandi ushobora kugenda bibagera mwarwa rwo bajya bakwakirana umushiha, ukumva nyine bakwakiriye noneho bisetsa batuje, bakubwira tukuzanira iki mushyitsi mwiza iki n'iki, kandi bajyaguza bakagushihura. Iriya mishiha rero ibigomba kubashiramo bagasigara bafite ifesi ikeye. Noneho ngira ngo ibyo byose ibindi tuzabiganira gutaha, ibindi uzabigezaho nk'umwarimu, uzabivuga utaha neza, ndetse bakomeze bakwitege nka Keke, sibyo? Keke ufite ibintu byinshi ugomba kubigisha. Yego ko mwana yanjye batinze kongeraho, ariko cyane cyane abagabo karakagaruka cyane abagabo karakagaruka yarinde Keke jubase jwa pisa ariko mani nk'abakunzi bawe